uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ntabwo dutsindwa cyangwa se ngo tunanirwe ducike intege, kubera ko fail yasobanuye ijambo fail. urabona fail ni ugutsindwa. Fail we abyita ngo first attempt in learning. Isomo rya mbere, no kuvuga ni isomo rya mbere. Iyo utsinzwe bikuremo isomo ubuzima bukomeze. Yanasobanuye ijambo end, iherezo. Iherezo burya ngo ntabwo ari iherezo. Kuri we iherezo bisobanura ngo effort never dies. Akanyabugabo ntabwo kajya gapfa, ntabwo kajya karekera uhora ugira akanyabugabo. Yigeze no gusobanura ijambo ngo no. Niba guha no nk'igisubizo ntabwo ari ukuguhakanira. No, oya. Iyo bavuze ngo oya ntabwo ari ukuguhakanira. Uzi ukuntu asobanura no? No mu magambo arambuye ngo next opportunity. Ni nko guhindura page, kugerageza andi mahirwe ahandi. Kukubwira no hano ntabwo ari aho ngaho isi irangirira. Ongera ugerageza amahirwe ahandi. Uyu mugabo yararenze, yigeze kuvuga ngo izindi nyoni zose zijya kugama mu gihe cy'imvura, ariko hari inyoni itangaje cyane. Iyo nyoni yitwa kagoma. Kagoma yirinda imvura iguruka hejuru y'ibicu. Nuko kagoma ibaho. Ego. Ni nka bya ndimo nababwira ngo ibuye iyo utarihagazeho urisitaraho. Ibibazo iyo utabihagaze hejuru biguhagararaho. Niyo mpamvu ukwiye kugaragaza itandukaniro ukaba munini kurusha ibibazo. Izindi nyoni zose zijya kugama mu gihe cy'imvura, ariko kagoma ntabwo ariko bigenda. Kagoma yirinda imvura ijya hejuru y'ibicu, iraguruka ikajya hejuru y'ibicu. Kagoma irarenze, dukwiye kubaho nka kagoma. Ibibazo nibiza bihagarareho, jya hejuru yabyo, ba munini kurusha ibibazo. Kubera ko iyo utabaye munini kurusha ibibazo, ibibazo byo biguhagararaho. Hanyuma yigeze kuvuga ngo ntugasome inkuru z'abantu batsinze, abantu bagafashe. Nuzisoma ikintu uzakuramo n'inama gusa, ahubwo uzajya usoma inkuru z'abantu batsinzwe, uzakuramo ibitekerezo bizakugeza ku ntsinzi. Icyo uzakura ku mukire wagafashe azaguha inama. Umukire azaguha inama, ariko uwahombye, uwakubiswe, uwigeze kugafata akongera akakarekura, azaguha ibitekerezo bizakugeza ku ntsinzi. Yaravuze ngo kwigirira icyizere no gukora cyane ni umuti mwiza wo gukiza indwara yo gutsindwa. Ni nabyo bizakugira umutsinzi. Burya icya mbere ni ukwigirira icyizere, icya kabiri ni ugukora cyane. Yaravuze ngo niba udashobora guhindura ejo hazaza, ushobora guhindura ingeso zawe. Iyo wabashije guhindura ingeso zawe, zigufasha guhindura ejo hazaza. Yigeze kuvuga ngo igitabo kimwe gishobora kungana n'inshuti 100, ariko inshuti imwe nziza ishobora kungana n'inzu y'ibitabo. Yavuze ijambo rikomeye ngo niba ushaka kumurika nk'izuba, shakisha uburyo ubanza gutwika nkaryo. Yaravuze ngo umuswa ashobora guhinduka umunyabwenge cya gihe yamenye ko ntacyo azi. Umunyabwenge ashobora guhinduka umuswa igihe yumva ari umuhanga, igihe yumva ko azi byose. Socrates we yabivuze neza ngo nzi ko nzi ibintu byose kuko nzi ko ntacyo nzi. Burya igihe cyose wumva ntacyo uzi uba uri umunyabwenge. Igihe wumva ko ibintu byose ubizi, kuri aba bahanga bose twagiye tubona, uba uri umuswa wa wundi mubi cyane. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo inzozi ntabwo ari za zindi ubona iyo usinziriye, ahubwo inzozi ni za zindi zikubuza gusinzira. Yaranavuze ngo ingorane ziza mu buzima bwawe ntabwo ari izo kugusenya, ahubwo ni izo kugufasha kumenya imbaraga zihishe muri wowe. Reka ingorane zawe zimenye ko nawe utoroshye. Ba munini nyine kurusha ibibazo, ku buryo ikibazo ni cyiza gisanga uhagaze, warakuze, wabaye munini. Yaravuze ngo ntukaruhuke kubera ko watsinze ku nshuro ya mbere, kubera ko nuramuka utsinzwe ku nshuro ya kabiri, iminwa myinshi y'abantu itegereje kuvuga ko kuba waratsinze bwa mbere byari amahirwe. Hanyuma yaravuze ngo intsinzi uzayibwirwa nuko umukono wawe wahindutse autograph. Abantu bazifuza kwifotozanya nawe nugera ku ntsinzi. Burya nujya utambuka ukabona abantu barashaka kwifotozanya nawe, uzamenye ko utangiye kugafata. Abantu batangiye kugufata
isinya yawe ikaba autographe. Kwa kundi wegera umustar ati nsinyira kuri runo rupapuro cyangwa se nsinyira kuri uyu mupira, icyo gihe ngo warageze ku nsinzi. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo abavukana ubwamamare ntabwo ariko bose babupfana, n'abatabuvukana siko bose batawupfana. Kuvuka uri icyamamare kuri we ni impanuka, ariko gupfa uri icyamamare ni intsinzi ikomeye. Kuvuka uri icyamamare ni impanuka, ariko gupfa uri icyamamare ni ubutwari. Ubwamamare ni nk'ubukire. Kuvuka ukennye ntabwo ariko abavuka mu miryango ikize ariko bose bapfa ari abakire, n'abavuka mu miryango ikennye ntabwo ariko bose bapfa ari abakene. Kuvuka ukize rimwe na rimwe hari igihe biza kubw'impanuka, ni amahirwe uba wigiriye, ariko gupfa ukize ni ubutwari. Niyo mpamvu ukwiye gupfa ukize. Bill Gates we yabivuze neza ngo kuvuka ukennye ntabwo ari ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye bizakubarwaho. Ugomba guharanira gupfa uri umukire. Aya ni amagambo yavuzwe na Abdul Kalam. Yaravuze ngo kwishimisha ni ingenzi mu buzima, kuko mu myaka 20 iri imbere ibimenyetso byiza bizaba biri mu bwonko bwawe ni ibyatumye umwenyura kurusha ibindi muri iyo myaka nyine izaba ishize. Ni ukuvuga nko muri 2040 ibintu uzasigarana mu mutwe wawe ni iminsi wishimyemo kurusha iminsi yindi iyo ari yo yose. Ibimenyetso uzasigarana mu mwaka wa 2040 ni ibimenyetso byagushimishije, nibyo bizasigara mu bwonko. Kwishimisha rero ni ingenzi mu buzima, kubera ko mu myaka 20 iri imbere ibimenyetso byiza bizaba biri mu bwonko bwawe ni ibyatumye umwenyura kurusha ibindi. Yaravuze ngo utabigizemo uruhare ntushobora gutsinda, kimwe no kutabigizemo uruhare udashobora no gutsindwa. Burya iyo udashaka kuvugwa nabi wirinda kugira ikintu ukora. Iyo udashaka gutsindwa urituriza ukirinda kugira ikintu ukora.